Hello everyone, welcome back to God's First English. So today we are going to get inspiration from Jack Ma. So Jack Ma ni umushinwa, ni rwiyemezamirimo w'umushinwa, ni umu-co-founder wa Alibaba. Maybe ko abantu benshi bazi Alibaba. So uyu munsi tugiye kugetinga inspiration from him. Uyu munsi tugiye kubona motivation ivuye kuri we. So azwiho kumutiva abantu. Uyu munsi yaje mu Cyongereza. So ugiye kumenya impamvu ucika intege mu kwiga Icyongereza. Ugiye kumenya n'ibanga bizagufasha kumenya Icyongereza muri uru rugendo. So without talking too much, let's get started. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, future English champions, struggling students, confused beginners, abanyeshuri b'igihe kizaza bazaba intwari mu Cyongereza, abanyeshuri bari guhangayika, abatangiza ibyacanze, and even the confident ones who only know how to say, "How are you? Fine, thank you. Welcome." ndetse n'abifitiye icyizere bazi gusa uko bavuga how are you, fine, thank you, murakaza neza. Today, I want to talk to you about one of the most feared creatures in the world. Uyu munsi ndashaka kubabwira kimwe mu bintu biteye ubwoba cyane ku isi. No, not lions, not taxes, not even your ex. I'm talking about English. Oya, ntabwo ari intare, ntabwo ari imisoro, nta nubwo ari n'uwo mwigize gukundana gusuma utakibana. Ndi kuvuga Icyongereza. Yes, that strange language that can confuse your brain, make your tongue twist like a pretzel, and sometimes make you want to run back to your mother tongue crying like a baby. Yego, urwo rurimi rutangaje rushobora gutuma ubwonko bwawe bujijinganya, rugatuma ururimi rwawe ruzenguruka nk'wa mugati uzenguruka. Kandi rimwe na rimwe rukagutera kumva ushaka gusubira ku rurimi rwawe kavukire, urira nk'umwana muto. But wait, what if I told you English is not a monster? What if I told you learning English is not just possible, but actually easy, and sometimes funny too? Ariko tegereza gato, byagenda bite se nkubwiye ko Icyongereza atari igisimba giteye ubwoba? Byagenda bite se nkubwiye yuko kwiga Icyongereza atari ibintu bishoboka gusa, ahubwo ari ibintu byoroshye cyane, kandi rimwe na rimwe bigaragara nk'ibintu bishimishije? Yes, I said it. This is how to learn English fast. The motivational speech you never knew you needed. Let's go. Yego, nabivuze. Uko niko wiga Icyongereza vuba. Iyi ni disikuru igutera imbaraga utigeze utekereza ko ukeneye. Reka dutangire. First, let's deal with this negative thinking. Every time I hear someone say English is too hard, I want to cry in 3 languages. Mbere na mbere, reka tubanze dukemure iyi mitekerereze mibi. Buri gihe cyose numvisha umuntu avuga ko Icyongereza gikomeye cyane, mba numva nshaka kurira mu ndimi eshatu. English is not hard. Confusing? Yes. Silly? Sometimes. But hard? No. Icyongereza ntabwo gikomera. Kirajijisha? Yego. Rimwe na rimwe kiba kisekeje? Yego. Ariko kiranagoye? Oya. Think about this. The plural of mouse is mice, but the plural of house is not heis. Why? Tekereza kuri ibi. Ubwinshi bw'imbeba imwe ni imbeba nyinshi. Gusa ubwinshi bw'inzu imwe si inzu nyinshi. Kubera iki? Because English was invented by people who drank too much tea and probably didn't sleep enough. But that's okay. Kubera ko Icyongereza cyavumbuwe n'abantu banywaga icyayi cyinshi, kandi nyamara wenda batigeze banasinzira bihagije. Gusa nta kibazo kirimo. You don't need to understand every joke of the language. You only need to use it. You don't need to know why read is pronounced like read today and read yesterday. You just need to read it, write it, speak it, and hear it. Ntabwo ukeneye gusobanukirwa buri joke cyangwa se buri kantu kose gasetsa mu rurimi. Ukeneye gusa kugikoresha. Ntabwo ukeneye kumenya impamvu read isomwa nka read uyu munsi gusa ejo tukayisoma nka read. Ukeneye gusa kubisoma, kubyandika, kubivuga no kubyumva. That's how you learn. So first rule, stop saying English is hard. Start saying English is fun.
uku niko wiga icyongereza. Rero itegeko rya mbere, hagarika kuvuga ngo icyongereza kirakomeye. Tangira ujye uvuga ngo icyongereza kirashimishije. Before we even start discussing grammar, vocabulary, or pronunciation, we must first address the engine that powers all learning, motivation. Without motivation, even the best textbooks and teachers will feel useless. Tugomba kubanza kuvuga ku mbaraga zituma umuntu yiga, arizo motivation, gushishikarira kwiga. Nta gushishikarira kwiga wifitemo wowe ubwawe, niyo waba ufite ibitabo byiza cyane n'abarimu beza, byose bishobora kugaragara nk'ibitagira umumaro. You'll open a dictionary, yawn, and fall asleep before you get to the letter B. But with motivation, you'll find yourself learning English from street signs, song lyrics, and even cereal boxes. Ushobora gufungura inkoranyamagambo, dictionary, ugatangira kwayura, maze ugasinzira utaranagera no ku nyuguti ya kabiri. Gusa hamwe no gushishikarira kwiga, uzisanga uri kwiga icyongereza ku byapa byo mu mihanda, ku ndirimbo, ndetse no ku dusanduku tw'ibiribwa. Let's be honest, English is not a magical language you absorb by accident. You have to chase it. Reka tuvuge ukuri. Icyongereza si ururimi rw'amayobera umuntu yakiga atabigambiriye. Ugomba kugishaka ndetse no kugikurikirana. But why should you chase it? That's the key question. Your why is your superpower. So pause for a moment and ask yourself, why do I want to learn English? Kugikurikira. Icyo nicyo kibazo cy'ingenzi. Impamvu yawe niyo mbaraga yawe ikomeye. Noneho fata akanya gato wibaza uti, kuki nshaka kwiga icyongereza? Is it to get a better paying job or earn a promotion? Is it to pass your IELTS, TOEFL, or university exam? Ese no kugira ngo mbone akazi gahemba neza, cyangwa no kugira ngo mbone promotion cyangwa se nzamurwe mu kazi? Is it to understand your favorite Netflix shows without reading subtitles? Or maybe is it to impress that special someone who only replies to texts in English? Ese no kugira ngo usobanukirwe filime cyangwa se ibiganiro ukunda kuri Netflix utiriwe usoma subtitles? Cyangwa se wenda no gushimisha umuntu wihariye usubiza ubutumwa bwawe mu cyongereza gusa? Whatever your reason is, big or small, hold on to it tightly, because that reason is what will push you to keep learning even when it's hard. Impamvu yawe yaba nini cyangwa nto, ifate neza uyikomereho, kuko ari izagutera gukomeza kwiga niyo byaba bigoye. Motivation is not about how educated or smart you are. It's about how deeply you desire change. Gushishikarira kwiga si uko wize cyane cyangwa se uri umuhanga cyane, ahubwo nuko wifuza impinduka cyane. Even if you're 70 years old and the only English word you know is hello, you can still learn. Kabone nubwo waba ufite imyaka 70, ijambo ryonyine uzi mu cyongereza ari hello, ushobora n'ubundi gukomeza kwiga. If you are motivated, your brain will make space. You'll find new ways, make time, overcome fear, and even laugh at your own mistakes. Niba ushishikariye kwiga, ubwonko bwawe buzabihereza umwanya, uzabona uburyo bushya bwo kwiga, ubona umwanya, utsinde ubwoba, ndetse unaseke amakosa yawe bwite. When you are truly motivated, no excuse is strong enough to stop you. So fuel up. Your reason is your rocket. Let motivation lift you into the world of English fluency. Niba koko ushishikariye kwiga, nta mpamvu n'imwe ishobora kuguhagarika. Rero ongera imbaraga. Impamvu yawe niyo rocket yawe, cyangwa se impamvu yawe niyo mpamvu igutera kudacika intege ukagera ku cyo ushaka kugeraho. Reka motivation yawe cyangwa se reka ugushishikarira kwiga kwawe kukuzamure, kugutware, kukujyane mu isi yo kuvuga icyongereza neza. How did you learn your first language?
You didn't sit in a classroom. You didn't take notes. You didn't say, Mother, I will now conjugate the verb to go. ese ni gute wize ururimi rwawe kavukire? Ntabwo wigeze wicara muri class, nta nubwo wigeze ufata notes cyangwa se wigeze ufata amakayi ngo wandike notes. Ntabwo wigeze uvuga ngo mama ubu ngubu ngiye gutondagura inshinga kugenda. Oya, ahubwo wari No, you listened. You copied. You made mistakes. People laughed. You tried again. You kept going. That's exactly how you must learn English too. umvise, urigana, wakoze amakosa, abantu baragusetse, urongera uragerageza, urakomeza ujya mbere. Uko niko neza neza ukwiye n'ubundi kwiga Icyongereza. Ongera Become a baby again. Watch cartoons in English. Talk to yourself in English. Sing in the shower in English. Make mistakes, lots of them. The more mistakes you make, the faster you learn. uhinduke nk'umwana, urebe za katuni mu Cyongereza cyangwa se filime bitente mu Cyongereza, wivugishe wowe ubwawe mu Cyongereza, uririmbe muri dushe mu Cyongereza, ukore amakosa menshi. Uko ukora amakosa menshi, uko wiga vuba vuba. English is not a subject, it's a habit. The more you use it, the more natural it becomes. You cannot learn English by studying 1 hour a week. Icyongereza si isomo gusa, ni n'akamenyero. Uko ugikoresha kenshi, niko kigenda kiba igisanzwe kuri wowe. Ntushobora kwiga Icyongereza neza wiga isaha imwe gusa mu cyumweru. That's like eating 1 grain of rice a day and hoping to become fat. You have to surround yourself with English. Change your phone language to English. Follow English pages on social media. Stick English words on your mirror, fridge, and even your toilet door. Ibyo ni nko kurya akabuto kamwe k'umuceri ku munsi, ukizera kubyibuha cyangwa se ukizera kuzabyibuha. Ugomba kwiyegereza Icyongereza aho uri hose cyangwa se kwikikirisha Icyongereza aho uri hose. Hindura ururimi rwa telefone yawe mu Cyongereza. Kurikira amapeji y'Icyongereza ku mbuga nkoranyambaga. Manika cyangwa wandika amagambo y'Icyongereza ku ndorerwamo yawe, kuri firigo, ndetse no ku rugi rw'ubwiherero bwawe. Imagine learning the word flush while flushing. Powerful. Create an environment where English becomes part of your life. Tekereza wiga ijambo flush mu gihe uri flushing. So ijambo flush no gukoresha amazi woza ubwiherero nyuma yo kubukoresha. That's what we call verb to flush. Yo niyo twita verb to flush. Bikomeye cyane, rema ibintu bigukikiza bizatuma Icyongereza kiba igice cy'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Don't run after English. Let English chase you. Make it so natural that even your dreams start having subtitles. Ntukirukire Icyongereza gusa cyangwa se ntukiruke ku Cyongereza gusa, ahubwo kora uburyo Icyongereza kigukurikirana aho uri hose. Kora ku buryo Icyongereza kiba ibisanzwe kuri wowe, ku buryo n'inzozi zawe zitangira kugira subtitles. They say people who talk to themselves are crazy. That's a lie. People who talk to themselves in English are geniuses. Bavuga ko abantu bivugisha mu Cyongereza ari abasazi. Ibyo si byo. Abantu bivugisha mu Cyongereza ni abanyabwenge cyangwa se ni abahanga. Talking to yourself in English is the cheapest and most effective way to practice speaking. Kwivugisha mu Cyongereza ni uburyo buhendutse cyane, ndetse ni n'uburyo bwiza bwo kwitozamo kuvuga Icyongereza. You don't need a partner, you don't need a Zoom call, you don't need to pay a teacher $50 an hour who will just nod and say, "Good job." Ntuba ukeneye umuntu muganira, ntuba ukeneye guhamagara kuri Zoom, ntuba ukeneye kwishyura umwarimu $50 ku isaha, maze akazunguza umutwe akavuga uti good job, ubikoze neza.
Just look in the mirror and say, how is my day? What will I do tomorrow? What would I do if I won $1 million? ahubwo reba mu ndorerwamo gusa maze uvuge ngo ese umunsi wanjye wagenze gute? Ese niki nzakora ejo? Ese nakora iki mbaye ntsindiye miliyoni y'amadolari? Your mouth needs training. Your lips need exercise. Your tongue is a muscle. Work it. If you don't speak English daily, don't expect fluency. Toza umunwa wawe. Umunwa wawe ukeneye training, ukeneye gutozwa. Iminwa yawe ikeneye imyitozo. Ururimi rwawe ni maso. Ururimi rwawe ni igice cy'umubiri gikora nk'umutsi. Rukoreshe. Niba utajya uvuga icyongereza buri munsi cyangwa se niba utavuga icyongereza buri munsi, ntuzitege kuzavuga icyongereza neza. Language is not math. You can't just remember it. You must live it. Many learners memorize thousands of English words but can't speak a single sentence. Ururimi si imibare. Ntushobora kurwiga urwibuka gusa. Ugomba kurushamo, ugomba kurubamo no kurukoresha buri gihe. Abanyeshuri benshi biga amagambo ibihumbi mu cyongereza gusa batashobora kuvuga n'interuro imwe mu cyongereza. Why? Because words are like bricks. Phrases are like a house. Kubera iki? Kubera ko amagambo ameze nk'amatafari. Phrases zikaba zimeze nk'inzu. If you have bricks but no design, you're just carrying heavy stuff for nothing. Instead of learning apple, eat, red, today, just learn the full phrase, I ate a red apple today. That's one phrase, 5 words, and you already sound like Shakespeare's cousin. Iyo ufite amatafari gusa udafite igishushanyo cy'inzu, uba uri gutwara ibintu biremereye ku busa. Aho kugira ngo wige amagambo nka apple, eat, red, today, ahubwo iga interuro yuzuye. I ate a red apple today. Iyo ni interuro imwe ifite amagambo 5 kandi uhita wumvikana neza nk'uvuga icyongereza neza. Practice common phrases. Can I help you? What time is it? I'm just looking. Thank you. These phrases are ready-made English. Imenyereze phrases zisanzwe zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Urugero, can I help you? Ese nagufasha? What time is it? Ese habaye ryari? I'm just looking. Ndi kureba gusa. Thank you. Murakoze. Izo phrases ni cyongereza cyiteguye gukoreshwa. Use them and you'll speak like a pro without even understanding grammar. Grammar is important, but don't let it kill your motivation. Zikoreshe, uzavuga icyongereza neza nk'umuhanga niyo waba utarasobanukirwa neza amategeko y'ikibonezamvugo. Grammar. Amategeko y'ikibonezamvugo cyangwa se amategeko y'ururimi ni ingenzi. Gusa ntugatume yica ubushake bwawe bwo gushaka kumenya icyongereza. Grammar is like salt. A little makes the food tasty. Too much, you'll throw up. Focus on communication first. Amategeko y'ikibonezamvugo cyangwa se amategeko y'ururimi ameze nk'umunyu. Umunyu muke utuma ibiryo biryoha, gusa umunyu mwinshi uzatuma uruka. Banza wibande ku kuvugana no kumvikana bwa mbere. Speak bad English, but speak. Make errors, but express yourself. You know how many Americans say, I seen it instead of I saw it? Millions. Do they die? No. Speak first, polish later. Vuga icyongereza kitameze neza, ariko basi uvuge. Kora amakosa, ariko gerageza kugaragaza icyo ushaka kuvuga. Uzise abantu bangahe b'Abanyamerika bavuga bati I seen it aho kuvuga ngo I saw it? Ni miliyoni nyinshi. Ese barapfa kubera ibyo? Oya. Banza uvuge
hanyuma uzakosore nyuma. Get your language role model. No, I don't mean a romantic crush, but if that works, go for it. I mean a language role model. Someone who speaks English the way you dream to. Kandi shaka umuntu ufata nk'icyitegererezo mu rurimi. Oya, simvuze umukrush w'urukundo. Gusa nimba bikora byagufasha bikomeze. Ahubwo ndavuga umuntu uvuga icyongereza uko wifuza kukivuga. It could be a YouTuber, a TED Talk speaker, a comedian, even Mr. Bean, though he mostly says nothing. Watch them, copy their tone, repeat their jokes, mimic their style. Ushobora kuba ari umu-YouTuber, umuntu uvuga kuri TED Talk, cyangwa se umunyarwenya, cyangwa se Mr. Bean, nubwo we akenshi atavuga amagambo menshi. Barebe, wigane uko bavuga, usubiremo ibyo bavuga, wigane uburyo bwabo bwo kuvuga. When you imitate someone, you start to speak like them. It's called shadowing. Iyo wiganye umuntu buhoro buhoro, utangira kuvuga nkawe. Byitwa shadowing. And it works like magic. Let me tell you, your mistakes in English will sometimes be some of the funniest moments of your life. One guy said to his boss, "I'm boring." He meant, "I'm bored." His boss believed him and gave him more work. Kandi bikora nka maji. Reka nkubwire, amakosa ukora mu cyongereza azaba mu bintu bisekeje cyane mu buzima bwawe. Hari umugabo umwe wabwiye shebuja we ati, "I am boring." Yashakaga kuvuga ngo I am bored, narambiwe. Shebuja arabyemera, amuha akazi kenshi kurushaho. Another said, "I'm pregnant with ideas." We all ran away. Mistakes are gold. Don't hide from them, laugh at them, learn from them, and keep going. Undi nawe yaravuze ngo I am pregnant with ideas. Twese twarirutse. Amakosa ameze nka zahabu. Ntukajye uyihisha, ahubwo yaseke, uyigireho, maze ukomeze urugendo. Nobody likes prison, so why do you treat English like jail? Make it a game. Use apps like Duolingo, Memrise, or Quizlet. Play English games online. Nta muntu ukunda gereza. None se kuki ufata icyongereza nkaho ari gereza? Bihindure umukino. Koresha apps yo kwiga icyongereza nka za Duolingo, kina imikino yo mu cyongereza online. Join speaking challenges on social media. Watch English TikToks, but choose smart ones. Gamify your learning. Set goals. Today I will learn 5 new phrases. Joining speaking challenges kuri za social medias, urebe video za TikTok z'icyongereza, gusa uhitemo izifite akamaro. Hindura kwiga icyongereza umukino. Shiraho intego, uvuge ngo uyu munsi ndaza kwiga interuro 5 nshyashya. This week I will watch 3 English movies. Every morning I will talk to myself for 5 minutes. Turn English into a game and you will play it every day. Iki cyumweru nzareba filime 3 z'icyongereza. Buri gihe mu gitondo nzajya mara iminota 5 ndi kwivugisha njye ubwanjye. Hindura icyongereza umukino. Uzajya ukina buri gihe. God gave us 2 ears and 1 mouth. Use them in that ratio. The more English you listen to, the more you absorb. Podcasts while you walk, audiobooks while you cook, English music while you dance like no one's watching. Imana yaduhaye amatwi abiri, iduha n'umunwa umwe. Bikoreshe muri iyo ngero. Uko ugenda wumva icyongereza kenshi, niko ugenda ugisobanukirwa kandi ukacyinjiza mu bwonko bwawe.
umva podcasts mu gihe ugenda, wumve audiobooks mu gihe uteka, wumve indirimbo z'icyongereza mu gihe ubyina, nkaho nta muntu n'umwe uri kukureba. Listening builds your brain's English database. One day you'll just speak without thinking too much, and when people ask how you did it, just say, I was listening while eating spaghetti. Kumva icyongereza byubaka ububiko bw'amagambo n'imvugo mu bwonko bwawe. Umunsi umwe uzisanga uvuga icyongereza utiriwe utekereza cyane, maze abantu nibakubaza ngo ese wabigenje ute, ujye ubasubiza ngo nabaga ndi kumva icyongereza ndi no kurya makaroni. Let me say this loud and clear. Consistency beats talent. Consistency beats memory. Consistency beats fear. Reka bino mbivuge neza kandi mu ijwi riranguruye. Consistency, guhozaho. Guhozaho biruta impano. Guhozaho biruta kwibuka cyane. Consistency cyangwa se guhozaho biruta ubwoba. Even 15 minutes a day of real practice will make you fluent faster than someone who studies 10 hours once a month. You don't need to be perfect. You just need to show up every day. Ndetse n'iminota 15 umara ku munsi ukora practice ya nyayo izatuma uba umuhanga byihuse cyane kurusha wa muntu wiga amasaha 10 rimwe mu kwezi. Ntabwo ukeneye kuba intungane mu cyongereza, ntabwo ukeneye kuba uzi icyongereza neza kugira ngo utangire kuvuga. Ahubwo icy'ingenzi ni ugukomeza gukora buri munsi. Ese ukunda umupira w'amaguru? Do you love football? Watch football interviews in English. Do you love cooking? Follow English recipe channels. Do you love gossip? Read English celebrity news. Just don't spread it. When you mix English with what you love, it becomes a passion, not a punishment. Ibiganiro by'abakinnyi b'umupira w'amaguru mu cyongereza. Ese ukunda guteka? Kurikira amacano yigisha ibijyanye no guteka mu cyongereza. Ese ukunda kuvuga? Soma amakuru y'ibyamamare mu cyongereza ariko ntukajye uyakwirakwiza. Iyo uhuje icyongereza n'ibyo ukunda bihinduka ishyaka, ntabwo bihinduka igihano. Many people wait until they're fluent before they speak. That's like waiting to be fit before you go to the gym. Fluency comes because you speak, not before you speak. So start now. Abantu benshi bategereza kuba abahanga mu cyongereza mbere yuko batangira kukivuga. Ibyo bimeze nko gutegereza kuba fit mbere yuko ujya gukora gym cyangwa se ujya muri gym. Kuvuga neza icyongereza biza bitewe nuko ukivuga. Ntabwo kuvuga icyongereza neza biza mbere yuko utangira kukivuga, ahubwo biza nyuma yo gutangira kukivuga. Rero tangira nonaha. If your English is 10%, speak 10%. Tomorrow it'll be 12%. Next week, 15%. Next month, people will say, Hey, are you from London? Niba icyongereza cyawe kiri ku 10%, vuga 10%. Ejo kizajya kuri 12%. Icyumweru gitaha kizajya kuri 15%. Ukwezi gutaha abantu bazavuga ngo Hey, bite? Are you from London? Are you from London? Bazakubaza nimba uri uwo muri London. One of the biggest mistakes you can make while learning English, or anything in life really, is comparing yourself to others. Please don't do it. Ikosa rimwe rikomeye ushobora gukora mu gihe uri kwiga cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose ushobora gukora mu buzima bwawe ni ukwigereranya n'abandi. Nyamuneka ntukabikore, ntukigereranye. It's like comparing a mango tree to a coconut tree and complaining, Why am I not tall and full of coconuts? My friend, you are a mango tree. Stay focused. Your season will come. Ni nko kugereranya igiti cy'umwembe ukigereranya n'igiti cya coconut. Aho utangira gucomplaininga cyangwa se kwinuba wibaza impamvu ni ukubera iki ntari muremure nkaba ntanuzuye coconuts. Nshuti yanjye uri igiti cy'umwembe. Stay focused.
komeza wibande ku rugendo rwawe. Igihe cyawe kizagera. Some people will learn English very fast, others will take longer. Some people will start speaking fluently in 6 months, while others might need 2 years just to build confidence. That's okay. Everyone learns at a different pace. Hari abantu biga icyongereza vuba cyane, abandi bigafata igihe kirekire, abandi bakazatangira kuvuga neza icyongereza mu mezi 6, abandi bagakenera imyaka 2 kugira ngo bubake confidence muri bo. People are good at listening but struggle with speaking. Others write beautifully but get nervous when asked to talk. And you know what? That's completely normal. Buri muntu yiga ku muvuduko we bwite. Hari abantu b'abahanga mu kumva gusa bakagorwa no kuvuga. Abandi bandika neza gusa bagahagarika umutima mu gihe basabwe kuvuga. And you know what? Ese waba ubizi? Ibyo ni ibintu rwose bisanzwe. Your English journey is like your fingerprint, completely unique. There's no copy, no shortcut, no template. It's yours alone. Urugendo rwawe rwo kwiga icyongereza rumeze nk'urutoki rwawe bwite. Completely rurihariye cyane. Nta kopi rugira, nta nzira ngufi yihuse ihari, nta na template ihari, ni wowe wenyine ubwawe. Your experiences, your background, your environment, all of these shape how you learn. So instead of comparing yourself to others, compare yourself to the person you were yesterday. Uburambe bwawe, ahahise hawe, environment urimo, ibyo byose byerekana uko wiga icyongereza. Niyo mpamvu aho kugira ngo wegereranye n'abandi, igereranye wowe ubwawe n'umuntu wari uriwe ejo hashize. If yesterday you only knew how to say hi, and today you managed to say good morning, you're growing. If last week you couldn't understand an English video, and this week you understood 3 words, that's progress. Be proud of the small wins. Clap for yourself when no one else does. Niba ejo hashize waramenye uko bavuga hi, uyu munsi wamenye kuvuga good morning. You are growing. Uri gutera imbere cyangwa se uri gukora. Niba icyumweru gishize utarashoboraga gusobanukirwa video iri mu cyongereza, iki cyumweru wasobanukiwe amagambo 3. That's progress. Uri gutera imbere. Terwa ishema n'intsinzi ntoya uri kugenda ugeraho n'utuntu dukiri kugenda umenya. Terwa ishema nabyo. Wikomera amashyi mu gihe nta wundi muntu uyagukomera. Success is not about being the best in the world. It's about being better than you were before. Celebrate your efforts and keep going. Ikindi, intsinzi ntabwo ari ibijyanye no kuba uwa mbere ku isi, ahubwo ni ibijyanye no kuba umuhanga kurusha uwo wari uriwe ejo hashize cyangwa se uwo wari uriwe mbere. Ishimire imbaraga ushira mu kwiga icyongereza. Komeze utere imbere, komeze ujye mbere. Don't let someone else's fluency make you feel like a failure. Your time will come. Just keep learning, keep laughing at your mistakes, and trust your journey. Ntukemerere ubuhanga bw'undi muntu uvuga neza icyongereza butuma wumva nkaho wowe utazakimenya cyangwa se umera nkaho watsinzwe bitewe nuko wumva ariko ukivuga neza. Nawe igihe cyawe kizagera. Wowe komeza wige, komeza useke amakosa yawe, komeza unizere urugendo rwawe rwo kumenya icyongereza. Because your journey is beautiful and it's yours. My friends, let me close with this. Person speaks English not because it's perfect, but because it's possible. Kubera ko urugendo rwawe ni rwiza kandi ni urwawe wowe ubwawe. Nshuti zanjye, mureke nsoreze hano. Gusa umuntu avuga icyongereza atari ukubera ko ari intungane mu kukivuga cyangwa se atari ukubera ko ari uko ari umuhanga cyane mu kukivuga, ahubwo kubera yuko bishoboka. You have a voice. You have ideas. You have dreams. And English is one of the most powerful tools to share those dreams with the world. So stop hiding. Stop saying, I can't. Start saying, I'm learning. Ufite ijwi, ufite ibitekerezo, ufite n'inzozi,
kandi icyongereza ni kimwe mu bikoresho bikomeye bigufasha gusangiza isi inzozi zawe. Rero rekeraho kwihisha, urekeraho kuvuga ngo sinabishobora, utangire kuvuga ngo ndi kwiga. The next time someone asks you, "Do you speak English?" don't say a little. Say, "I'm getting better every day," because you are. And remember this, if 1 billion people can learn English, so can you. Not because it's easy, but because you're ready. Ubutaha umuntu nakubaza ngo ese uvuga icyongereza, ntuvuge ngo uvuga icyongereza gike, ahubwo uvuga ngo ndi kugenda nkimenyera kukivuga buri munsi, cyangwa se ndi kugenda ndushaho kukimenya buri munsi kuko ariko bimeze, cyangwa se kuko ariko biri. Kandi wibuke ibi, niba abantu biliyoni bashobora kwiga icyongereza, nawe wabishobora, atari ukubera ko cyoroshye, ahubwo kubera ko witeguye. Let's go. One word, one sentence, one laugh at a time. Thank you. Reka dutangire. Ijambo rimwe, interuro imwe, agaseko kamwe. Thank you. So, if you are inspired by this video, please subscribe to our YouTube channel so that you will never miss any lesson on our YouTube channel. So, thank you for watching.